Hey guys, muri kumwe na Dr. Tuyishime Audrey Prince. Uno musi ndagira ngo tuganire kuri topic igira iti ese hari ibyago bibi cyangwa ingaruka mbi zishobora guturuka ku kubagwa mu gihe umugore abyaye abazwe. Mbese izo ngaruka mbi zishobora guturukamo hari uburyo buba bwarafashwe bwo kubyirinda. Mbese iyo zibaye umugore afashwa ate? Ndagira ngo rero tubanze dusobanurire ikintu cya mbere. Kubyara ntago ari ibintu byoroshye, waba ubyaye utabazwe cyangwa ubyaye ubazwe, ntago ari ikintu cyoroshye. Ndetse mu cyongereza bwo babyita labor. Kujya ku gise kwabyara byose nyine bo babyita labor, ni nk'arakazi kuko aba ari akazi. Ndetse kandi turabibona yuko abatari ikintu nyine cyoroshye, ariko noneho cyane cyane ku mugore ubyaye abazwe haba hari risque, twakwita nka risque cyangwa ingaruka mbi zishobora guturuka kuri uko iyo fact yuko byonyine yabazwe, akaba yongera risque y'ibintu bitandukanye. Ndetse ibyo bintu bikaba ari ibintu ugomba kumenya nyine mbere yuko ubagwa, ukabisobanukirwa, ukabyumva, kumva ko hari uburyo buhari bwo kubyirinda, ndetse n'igihe bibaye hari uburyo uza gufashwamo. Noneho ikindi kandi ukaba nyine ubyemera yuko ibyo bintu bishobora kubaho, kuko ntago wabyirengagiza, kuko bijya bibaho. Ntago bibaho ku kigero kinini, ariko bijya bibaho. Ndetse nawe niba byarabaye ku bandi, nawe biba bishobora kukubaho. Rero nkuko tubizi, uko tugenda tubibona, nubwo waba utarasomye ubushakashatsi, ariko ugenda ubibona yuko imibare y'abagore bakenera kubagwa kugira ngo babyare igenda yiyongera buri mwaka. Uko byahoze nko muri 2010 dufashe nk'urugero, ntago ariko biri ubu muri 2024. Ibyo byose urebye ku mibare ugenda ubona byiyongera, kandi ubona yuko nta gahunda bifite yo kugabanuka. Rero ntago aka kanya navuga ngo tuzi impamvu abagore benshi bari kugenda bakenera kubagwa kugira ngo babyare, kuko nyine ubona ko imibare igenda yiyongera ubutitsa. Ariko nyine uko kuri ko kurahari, kurazwi kandi kuraboneka n'ahantu henshi hatandukanye yuko kubagwa uri kubyara biri kugenda biba byinshi kurusha uko byahoze. Rero niyo mpamvu ino topic nge nayifashe kugira ngo tubanze twumve yuko no mu kubagwa hashobora guturukamo ibintu tutashakaga, dukeneye ko bibaho. Ndetse ibyo bintu hari uburyo bwo kubyirinda, ndetse na nyuma yaho tukaza no kureba uburyo ushobora gufashwa nyine uko kimwe cyaba kikubayeho gutyo. Turagenda tubivuga, ni byinshi ariko turagenda tubivuga mu ncamake. Rero icya mbere ngira ngo tuvugeho nuko iyo ugiye kubagwa urabisinyira, ukemera nyine yuko usobanukiwe n'impamvu ugiye kubaga, usobanukiwe n'ibyiza bishobora kuvamo, ibibi bishobora kuvamo, ndetse wemereye muganga runaka ko ari we ugiye kukubaga, ugasinyira ikinya baza kugutera. Ibyo byose wasobanukiwe, ibibazo byose ushaka wabibajije, ndetse nyine wamara kumva ibyiza ari byo byinshi kurusha ibibi, ukaba wakwemera nyine gufata iyo risque. Urumva ni risque ufashe. Izo risque rero zo tugiye kuganiraho. Iya mbere tugendeye wenda ku kinya, kubera ko n'ubundi ntuzabagwa utahawe ikinya. Kubagwa hari igihe bisaba yuko bagutera ikinya cyo hasi mu mugongo, ku rutirigongo hasi, mbese kigasa nkaho gipararije igice cyo hasi, kubera ko n'ubundi baba bagiye kubaga kuri nyababyeyi ari kimwe mu bice byo hasi. Cyangwa
bigasaba yuko bagutera iyo bita general anesthesia cyangwa bakagusinziriza wese. Icyo kinya cy'ubwacyo kigira ingaruka zitandukanye, gishobora kuzamuka mu rutirigongo, ukaba wagira ibibazo byo guhumeka n'ibindi byinshi cyane. Ushobora guterwa ikinya cyo gusinzira muri koma, ukaba wagira ikibazo, kugaruka bikaba ikibazo. Wenda kuri side iyo guterwa ikinya twe kwatinda cyane kubera ko ntago ari field yanjye, ariko bibaho yuko ikinya nyine nacyo gishobora kugutera ikibazo. Byonyine no kuba bagutera mu rutirigongo, urumva urushinge mu rutirigongo byonyine bishobora kuzana ama infection atandukanye n'ibindi byinshi. Rero tugiye kuri medical site, wenda ku by'abaganga cyane cyane, kubagwa bishobora kuzana ingaruka zitandukanye. Nkuko nabikubwiye, umuganga aba agiye gukata muri base yawe, agajya kuri nyababyeyi agakuramo umwana. Urumva izo nzira zose aca, hari izindi organe zitandukanye, ushobora gukomeretsa izindi nyama zo mu nda ziba zihari, uruhago, ushobora gukomeretsa amara. Ibyo byose ni ibintu bishobora kubaho, ariko nyine nkuko nabikubwiye haba hari uburyo bwo kubyirinda, ndetse muri tekinike abaganga biga zo kubaga baba bagenda biga n'uburyo bwo kwirinda yuko ibyo bintu biba mbere yuko nyine biba. Noneho niyo byabaye hakabaho yuko iyo organe ishobora kuba repare cyangwa ikongera igafashwa nyine ku buryo iyo organe yongera kugira fonction nk'iyo yari isanzwe ikora. Ariko si ibyo gusa, urumva ushobora kubagwa. Mu kubagwa ushobora kugiramo ama infection kubera ko umuntu aba yinjiye mu nda yawe. Byonyine no kuba wabagwa hagashira nk'igihe kinini uri kubagwa, ni riske yuko ushobora kuzagira ama infection yo mu nda, ni riske yuko icyo gisebe baguteye gishobora kuzazamo microbe kikagira infection nyuma yaho. Ushobora kugira ikibazo cyo kuvirirana cyane kubera impamvu zitandukanye, wenda nyababyeyi bakaseho nyine, kongera kwisubiranya kugira ngo idakomeza kuva byagoranye. Ni ibintu bishobora kubaho, wenda nyababyeyi iroroshye cyane, ntago iri kwikanyaga kugira ngo idakomeza kuva. Wenda hari ubundi buryo nyababyeyi yaba yangiritse mbere yuko bakubaga, ishobora gushwanyuka bitewe n'ibise bikomeye wenda, cyangwa umwana urimo. Ibintu byinshi bishobora kuba nyine kuri nyababyeyi mbere yuko bagwa, nabyo bishobora gutuma nunabagwa nabyo bishobora kugorana guhagarika kuva wari wagize. Ibyo ni ibintu bishobora kubaho, ndetse niyo uvuye cyane bikaba byakwanga yuko nyababyeyi hagarika kuva, bishobora no kurangira bayikuyemo bakagukora hysterectomy. Ibyo ni ibintu byose umuntu agenda atekereza by'amariske, ndetse ni ibintu byabaye ku bamama bamwe na bamwe. Bishobora no kuba iki cyacyo cyose ni ibintu umuganga batiteze, ndetse ari no gukoresha n'uburyo bwose bwo kugira ngo abyirinde. Ariko ni ibintu kuri pourcentage ntoya biba bishobora kubaho, utakwirengagiza yuko biba bihari, ndetse uba ugomba kumenya yuko bihari. Ni nayo mpamvu kubaga umugore uri kubyara ari ikintu cyiza bwa nyuma yuko bagerageje yuko wabyara neza. Ariko iyo ari ibintu nyine ari impamvu igaragaza yuko nyine utabyara neza, nta kundi icyo gihe birangira nyine ubazwe. Rero habaho impamvu nyinshi umuntu ashobora kubagwa, ndetse n'izo mpamvu nazo ubwazo zishobora gutuma habaho ikibazo igihe nyine umugore ari mu kubyara. Dufashe nk'urugero, umugore wenda wabazwe inshuro ebyiri cyangwa kuzamura, igihe cyose ibise bije mbere yuko umubaga, haba hari riske yuko nyababyeyi ishobora gushwanyuka. Ibyo ni ibintu nyine umuntu agenda afata nk'amariske agenda aza
no umuntu aba agenda yirinda kugira ngo mu kubaga nyine umugore uri kunda, umugore ugiye kubyara. So rero nkuko nabikubwiye, ibyo bintu bibaho, ndetse hari uburyo bwinshi bwo kugenda tubyirinda, ariko noneho igihe binabayeho tukaba hari uburyo buba buhari bwo kugira ngo umuntu afashwe mu buryo butandukanye, afashwe mu kuvurwa nyine kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ariko nyine ni ikintu umuntu aba agomba kumenya. Izo risike rero nyine nkuko n'ubundi imibare yo kubaga ya cesarean section igenda iba, imibare igenda yiyongera uko imyaka igenda iza, ndetse n'izo risike nazo iyo urebye mu mibare usanga zigenda ziyongera kurushaho, kubera ko n'imibare iba yiyongereye. Nyine tuvuge niba harabagwaga abantu 100 wenda mu kwezi, hakaba hasigaye habagwa abantu 1000, ubwo bisobanuye yuko n'aba bandi bashobora kubigiramo ibibazo bashobora kwiyongera. Ni ibintu rero tuba tugomba kumenya twese, ndetse tukabyumva, tukumva aho bituruka n'impamvu, ndetse mbere yuko unabisinyira nyine yuko ugiye kubagwa, uba ugomba gusobanukirwa ukumva yuko ari ibintu bibaho. Murakoze rero, mwamuri kumwe na Dr. Tuyishime Audrey Prince. Niba mufite ibibazo mwabibaza muri comment kuko dusanga tuganira. Ubundi see you next time.